Mu bworozi bw'inkoko iyi niyo ndwara yonyine itagigira umuti. Iyo yageze mu nkoko zawe rero ahanini hafi ya zose zihita zipfa iyo utahise uzikurikirana hakiri kare. Iyo utinzeho umunsi umwe, iminsi ebyiri, icyo zihita zikora zose zifatirwa icyarimwe kuko n'indwara yandura vuba mu gihe yazigezemo zigahita zipfa byihuse. Ikintu cyonyine gishoboka nk'uko nabikubwiye cyo kuba wayirinda ni ukuzitera urukingo. Muri farumasi nta muti n'umwe wabona wo kuvura ino ndwara bayita Newcastle. Newcastle ni indwara ifata inkoko akenshi ukabona zirimo zirasama zisa n'izabuze umwuka, zigagonja amagosi nk'uko muri kubona iyi ngiyi hano ukuntu byayigendekeye. Igikurikiraho zicika intege, zikagabanya apeti, ubundi zigatangira gutotora amatotwe y'amazi. Nkuko nabikubwiye rero muri farumasi nta muti n'umwe wabona wo kuyivura mu gihe yarwaye. Ikintu wakora cyonyine ni ukuyitera ingingo rero iyi nkoko wakibaza ati izi ngingo za Newcastle zifatwa gute? Urukingo rwa mbere barwita HB1 cyangwa se ukaba wakoresha urwita HB1. HB1 cyangwa se HB1 niko rwitwa. N'urukingo rero inkoko uruyiha ku munsi guhera hagati y'umunsi wa 5 kugera ku munsi wa 7. Ni ukuvuga ngo ziba zimaze icyumweru zivutse. Aho niho zifata urukingo rwa mbere. Urukingo rwa kabiri ni ukuvuga ugenda uruzitera mu byiciro. Urukingo rwa kabiri uruzereza hagati y'umunsi wa 21 kugera ku munsi wa 28. Ubwo ni ukuvuga ni hagati y'icyumweru cya 3 n'icyumweru cya 4. Iyo bakayita Newcastle Lasta. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuruhereza none umukingo inshuro ya kabiri, bikurikiraho bajya bayita booster cyangwa se kuzongerera ubudahangarwa. Ni ukuvuga ngo iyo urangije gutera urukingo rwa kabiri wongera kuruhereza urundi rukingo ku munsi nyuma y'amezi 2, hagati y'amezi 2 na 3 ujya ugenda utera inkoko. By'umwihariko ku bantu mworora inkoko z'amagi murabizi ko zigendana n'ingingo buri ko zimaze ukwezi. Nyuma y'amezi 2 rero, amezi 2 3 ujya ugenda ukomeza uzitera runo muti wa Newcastle. Iyo wagize ibyago rero ukaba warateye ngo nk'umuti ndujyemo neza cyangwa se ndukore, ikintu ukora ni kimwe, ukoresha imiti y'ibimera. Naho muri farumasi nta miti wabonamo. Wenda muri farumasi ufite kujya bakaba baguhereza infectious cyangwa se iriya miti ikomeza kuyongerera ubudahangarwa, ariko ntago iyo miti akenshi izivura ngo zikire. Ikintu uzakora rero uzifashisha ibimera. Uzashaka ikimera cyitwa oregano, ushake ikimera cyitwa mandarine, ushake igikakarubamba, ushake tangawizi, tungurusumu, ushake n'urusenda. Urusenda rumwe rwa kamurari, pana runo rusenda rusanzwe. Urusenda rwa kamurari ni zino nsenda za kera za ndende zo bitaga z'inkoko n'ubundi cyangwa se z'inyakibara. Izo nizo zakoresha rero ukavura inkoko yawe, wenda ikaba yakira. Naho muri farumasi nta muti n'umwe wabona wo kuvura ino nkoko wa kizungu. Gusa n'iy'ibimera ntabwo ivura burundu. Niyo mpamvu musabwa kuba mwakoresha iriya miti y'ingingo nk'uko mbibabwiye. Ushatse kudukurikira kuri YouTube twitwa Isoko y'Ubworozi, wadusura kuri YouTube ubundi ugakora subscribe ukajya gukurikira amasomo. Kuri TikTok ni Isoko y'Ubworozi, no kuri Instagram ni Isoko y'Ubworozi, ubundi ukajya gukurikira amasomo atuma wirinda ibihombo bimwe na bimwe ngibi duhurira nabyo mu bworozi. Ciao ciao.